intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Yashize indirimbo we, yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanje, nzaririmba intsinzi. Ayiwe yashize indirimbo, yashize indirimbo z'amashimwe mu mutima wanje, nzaririmba intsinzi. Intsinzi we, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Ayiwe intsinzi we, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Ayiwe intsinzi we, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Kadusenga Imana. Hallelujah. Nyina data rumuriza natuje imbere dufatikanye twese tunezererwe Yesu. Mana turagushima ko uri Imana yirana. Cyubahiro ni cyawe. Ai intsinzi bana b'Imana, mana mana we katuririmbe. Oya Mana imigisha yose Mana ufashe Mwami Yesu wishimye umuganye n'ibindi byose Mana. Ushima Kristo nawe, ushime data w'ijuru. Birimo itoke sawe Mana, bibaswe Mwami w'abami, ushigwe Kristo we. Birimo itoke sawe Mana, ko uri umuremyi kandi uramana imbaraga n'ububasha bwo erega sinakure. Praise ibitekerezo byacu kuko twese muri Yesu twibwira Mana umuryango wose ibitekerezo byacu kandi Mwami niwe ushize Mwami Mana kuba mwitangire kwa wakoze kubuzima bw'umwana ukoze umuryango ukorera ubashima wibashe Mwami ari bafishije ana hera Mwami ndatushima Kristo Mwami ndatushime kurugo Mwami Yesu bakiye kuko gwiza Mwami kandi kushana kuruzi nane ubuzima Mwami Yesu Mwami yukutanga imana nziza nziza ivuye mu ijuru data imana kandi witanga Mwami uretse gusabuzira Mwami uretse gusabuzira neza uretse gusabuzira neza ibyo byose Mwami. Asante Bwana wanjye, asante Bwana wanjye, shiko byo byose ugereza Mwami. Ntacyo utakoze Mana kugira neza Mana. Mana kugira ngo umuryango Mwami ubone neza yawe. Turashima kuko byose bitangwa nawe Mwami. Tubimbarisha kuko Mwami ubasha kugira neza kubasetsa mu gihe gikwiriye Mwami. Akabasha kubona Imana ivuye mu ijuru. Y'umwana mwiza Mwami, y'umwana Mwami nawe uje Mwami. Tushimira cyane kugira ngo Mana ubagirire neza Mana ugere mu zabo Mana ugere mu zabo zose ugere muri ekonomi yabo ugere mu Rwanda wawe Mwami. Iyi nzu turayisaba umugisha Mwami ushobora kumana mutatangwa na Bwana. Asante Bwana, asante Bwana ugirira neza Mwami. Asante Mana ndameze nk'abantu Mana Mana tutakira abantu bose abantu ariko abantu Mwami ntacyo tugezaho ariko bakuna amaguru kutoka kwako Baba abakwindirisha kandi n'abatinda niba basawe zikukunda tubataje birenga za kigango cy'abashobora neza mwizina bya Yesu Mana twaye Mana ushwe mu yoko yawe kugira ngo data umurebe azareba uri ashimira Mana ashimira abantu kandi azabe Mwami Mwami arera Mwami data mwizina bya Yesu data mwizina bya Yesu utarize wewe ngo yabera amashusho kugira ngo Mwami iwe Imana komeze Mwami ubwenge ushaka kurashima Imana kandi hashimira Imana maze n'ababyeyi be Mana ubwenge bwo kumurera ubwenge bwo kumurera bamutoze inzira nziza
ulitokana na mama yake Yesu Kristo ndabizi kuko mwabigaragaza ababyeyi amagambo y'ababyeyi urasikiza haresho heza hari ubuzima busha hari ubundi buzima hari imbaraga hari iyindi si w'abisirayeli mu izina rya Yesu Mwana w'Imana mu kiganza cyawe hari ubuzima kugira ngo uzaze umugisha muri bo data ubuzima ushimye no kwitima twazanye mwana data ushimye mwana yuko hari mutima mwiza mwana sangwe nawe mwana kugendera imbazo mwana shavama zabazimura daimo kugendera yo izina rya Yesu kamibina agenda izina rya Yesu yo turayashaka izina rya Yesu bakomeza n'umutwaro ubusirabere data mu rukundo cyane no mwe cyane amarayika ubwiza bw'Imana ushimwe kubw'umuryango Mana twizina rya Papa kirenze kimwe turanicyaho kubera ukwaho iteka niteka mwana bikomeye cyane ukora Mana n'izina rya Yesu Kristo Kristo mwana w'Imana zaburi washije kutunezeza yini zaburi yaravuze ngo kubamuzira urareba Mana yacu Mana tubirige Mana dufite icyizere gikomeye ku mirimo ikomeye uzukora Mana turishimye hari byinshi dutegereje agaciro k'amaraso yawe agaciro k'umusaraba waturemeye indirimbo z'amashimwe ushime Mana ushime Mana amashimwe yose yawe Mana kugirirwa icyizere ariko waratuzanye udushyira mu rugo niyo mpamvu watujyanye Mana we dusuye muri mugoroba shimwe ko natwe tugendereye Mana shimwe ku mitima yacu nayo ibyishimo n'umunezero n'intandaro y'ibyishimo n'umunezero twayikora ku mwana w'Imana mwana w'intama w'Imana niho byose bikomoka muri wowe Mana niho hari isoko y'ibyiza muhanemo harimo isoko y'ibyiza waduhaye amahoro ridaseshuye kandi amahoro ageretse ku yandi niko bivuze ngo wakudirisha yose ubashyira mu mwana wawe uramuduha urubyaro rwawe rusangana muramuwe urubyaro rwawe rusangana twagendanye kuri uyu mugoroba twabona ukuboko izina ryanjye zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye zagushira hejuru kuko wamenye izina ryanjye haleluya haleluya yewe Sara we amarira ararangiye yewe mara y'umubiri waduhaye ibimera ko n'ibinabyo biri mu maboko yawe shimwe ko n'ibinabyo wabiduhaye ku muntu
warakoze umurimo wo kutugirira neza umurimo wawe hari icyo wakora tugahemuka hari icyo wakora tukagirira neza hari icyo wakora abayobozi bacu bagatabaza hari icyo wakora abarinzi bacu bagatabarwa asandi asandi kubw'ibihe byiza ni ku rubyaro rwawe ruzangana buramuwe dore ni yewe Uwiteka usezeranye ayiwe ni ku rubyaro rwawe ruzangana buramuwe Uwiteka usezeranye. Haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha cyane kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Icy'ingenzi mu kubaka ubumwe no gushakisha imbaraga z'Imana kuko ibyiza byose biri mu kumenya Imana. Ibi ngibi nabyo tubikesha Yesu kuko Yesu niwe uduha ibi byishimo bigeretse ku bindi. Imana mu ijuru bagire neza. Mwene data Sava turabifuriza imigisha yose yo mu Mana. Kandi ya migisha babatuyeho n'ubundi dukomeje kuyibaturaho. Si uyu gusa muzabyare n'abandi bahungu n'abakobwa mube basekuru b'amahanga kandi ikigeretseho abana muzabatoza inzira nziza kugira ngo Imana yo mu ijuru izakomeze ihabwe icubahiro. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza. Amen.